Njye nimara kuva ku ishuri avandimwe tambwira ati ewa tugomba gusangira ilayidi papa. Bon appétit. Mwari cyagiye ni irihe jambo ubona isi ikeneye kumva muri iyi minsi? Isi ikeneye gupfuka amatwi nta jambo. Ubonye ari ikihe kintu gishimisha abantu muri yakora kugira abantu bishime? Ntacyo. Iki kintu icyo kibazo ngisubije wenda mu mbabarire bitandere bako ntacyo. Nanjye nicyo nari gusubiza. Ntacyo. Nta kintu cyashimisha abantu kibaho? Ntacyo. Umuntu yabona nabo gute abantu batajya bishima? Ariko we barakubwira ngo Adamu na Eva babahaye deni ngo muyirimo. Uwababiri. Ari uwababiri. None mufite abafollowers 1,200,000. Urumva wowe waza umbwira iki kweli? Nta kintu cyashimisha. Ntacyo. Keretse gupfa. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Undi bakubwiye ngo Kigali News Channel ukaba uri kumwe na manager nushaka ariko se uyu muntu yanyibye phone burundu. Wowe mu mama bamugeraho tukaba kagarara Yaman. ukaba wageze mu mujyi wa Kigali. Neza town ikosa ribasobanurira ikosa bakoze nuko tubona. Teknolojia. Yes. Ça va. Ntabwo nari kurangiza irayidi ntakunze pirawu kuri Kagarara. Ntabwo bibaho. Ariko ndayisuku masha amwita manager. Fatima. Twarababwiye ngo ikiganiro cyacu kuri Kigali News Channel nakagaruka Ewan. mvugira ngo B1 Gin sha B1 Gin Rujama Phones Shop. ariko ntabwo ari icyo ni gahunda ni aha hantu hagabura bitandukanye. Yica ni kabuto. oya hinoca bari guhera ubuntu. Ariko bafite umuceri mwana. tumeze neza cyane. Nesama uyongoje gute kusohokana Kagarara? Kagarara ganisha umyanjye. Ntabwo mwana yari kurya ilayidi wenyine kandi azi ko mpari. Ni ukuvuga ngo wahisemo kumutumira kugira ngo nyuma y'amasomo Naze twicare dusangire. Nitemo. Wallahi no. Ikosa bakoze nyambwiye ko ari rimwe. Ariko ashaka ko ese barikosora. No. Iryo kosa ntabwo rikosorwa. Iryo kosa ryonyine umuntu ashobora kuba yakora ntirikosora. ariko rirababarirwa. Rirababarirwa Nabyo biragoye. Gati umucisa nk'uryoshye abantu. Ubwo urashaka Nane. Oya ariko buriya arashaka nayo kuryaho. Harimo n'inyama ariko. Ariko mukore subscribe kuri Kigali News Channel. Ubundi ibiganiro byacu bizajya bihora bibageraho. oya ntabwo tuzagira tubatenga. Habe njyewe abe Kagarara habe n'abandi bantu bose mujya mutubona kuri Kigali News Channel. Mwabantu mwe. Ubu navuye ku ishuri. Njye nimara kuva ku ishuri avandimwe tambwira ati ewa tugomba gusangira ilayidi papa. Urumva? None ikindi kintu turi mu gihe cya sama. Ikizuba cya sama. Nukuvuga ngo no muri no sama abantu batwiteke Barabi ibyo ikosa ryarabaye ntabwo nzaryihangana. Ese amajima Yego. ikintu bajya bavuga ni kavumba wari ni iki? Ni ukuvumba umuceri. Ariko nk'ibi ngibi ni gasohokana wari ntabwo nagusohokanye. Niba ngo bamusohokanye ku iwari Kurya umuceri. cyane.
Bon appétit. Mwaherukanaga cyagiye Twaherukanaga tujya mu bintu by'ibizamini bye. Ariko man ni inshuti yanjye kandi akumana twijeje abantu ko tugiye kubatama ikigoma. Amasomo arakubanira. Turabigenza gute? Uramubona kavumba wawe. Ariko tugaze ko bikigoma kuvuga ngo nkuko nabivuze. Urumva naje muri muza turi muri grande vacances. Numva mfite nta mezi menshi muri Kigali ntabwo nzongera kubura. Ngo cyangwa se ngo nze ntayi saa 9 z'ijoro. Ibyo ntabwo bizongera kuba. Mari cyagiye. Ariko mbwira nsangiza urugendo. Tunatamo akantu kitwa umuceri nsangiza. urarugendo bari rumeze gute? Nukuvuga ngo cyagiye twavuye muri show. Bona nafashe imodoka ya saa 7 n'igice. Urumva? Z'ijoro. Nageze i Kigali nako nageze Ngoma saa 10 za mu gitondo. Saa 10 za mu gitondo. Mfite examen saa 2 n'igice. Nahise ngera mu rugo mbita mfatika y'indiga. Mbo saa 2 ziragera. Ubwo nahe nasinzira mpita ko njya mu kizami. Mva mu kizami saa 5 ndabona kuza kuryama. Amaji. Biriya n'urukundo rwa kariyeri. Njyewe ku giti cyanjye nkunda umuntu ukunda ibintu byose kandi akabishyira mu bikorwa kandi akabikorera ku gihe. Njye nari nzi ko Kagarara ngiye kumubwira ngo dutaye mu rugo wenda turyame, arambwira ati kirazira kikanaziririzwa mu gitondo mfite examen. Urabyibuka? Dawe se urabigenza gute? Ati ndatega moto mpaka ngezeyo. Dawe si iri joro urabyibuka nawe? Mbwira ati wowe bindi bindekere. Kagarara arambwira ati bye. Indamukanyo yacu arambwira ngo ikosa bakoze. Iyo ni indamukanyo. Ngiye na Kagarara doya bati byakosa biracyakomeje. Ako bona petwa. Merci. Kavumba wari. Ikananye mbafashe. Nawe waryo ntari bitwakwemereye nta. Ko mwe kwese mutatu. Twe turya gake ntago ducuranwa. Nakwihuta mwana. Tugenda gace ariko tukagerayo. Cyose wani. Uri muri vacances Kagara? Abanja naje muri grande vacances. Ndabizi ko ndi bumare none amezi menshi none ufite amezi menshi cyane. Nanga muri Kigali. Nukuvuga ngo muri Kigali rero ibintu bigiye kuba sasa. Hari ibintu hari iboro bijya bisama ntuze ibisasu. Bibateke isasu kagisama. Uwo nongiye kurekura rocket. Destroy ibintu byose. Abantu bazi gusama. Bayembarabuye. So barabuye? Ewe. Ayisari gifoto. Ni iki kintu gikumbura kuri Kagarara? Kagarara ni umuntu uri intellectuel, n'umuntu ugira ubumuntu, ntago yiyemera kandi azi icyo ubuzima bushatse kuvuga. So rero Kagarara njyewe uyo mbonye umuntu umeze nk'ukuntu Kagarara ameze turahuza. Mujye kuri TikTok ya Kagarara, ni Kagarara tu bagufollowinge. Nanjye mujye kuri TikTok ya Majid the Black, ariko nje vuba ba oya ni misi bike ariko amaze ndi gupushinga bro, numva ni push anytime mutamu. Tekereza ko naje kuri TikTok nkahita ngera 7,900. ejo bundi zabikubisa mu 40 hari noneho nabonye ama gift abariho ngo niba ari Hatimi Marayoni hariyo ita Mishkan baho Kagarara Manigan sorry hariho izindi z'udutima hariho mukomeze mujye mudufollowinga kandi live zanje ni buri munsi igihe nicuye mitangira live niyo gahunda man mu gitondo live nimugoroba live wabyumvishe
njyewe iyo barakubwira ngo pour mieux sauter il faut reculer un peu. Kagara bisobanura Ari kwiga mu cyongereza. Kwiga muri ango turiga mu yego muri ango. Anglophone. Nuko ngo kugira ngo usimbuke ugere kure. Nasubiye inyuma ariko ubu ndi gusimbuka. Ubu nuko nanzi ko ndi kuri live narigiye gushyiraho amashyi. Ibyo bintu birakutwara iki? Abantu banje barahari bagomba kudukurikirana tukaganira tukishima tugapromotinga n'ibikorwa byacu. Uziko hari abantu bari gucuruza imyenda cyane n'inkweto kuri pano yanjye. So rero icyo kintu ndumva gifite n'ikintu kimariye societe nyarwanda. Ariko hari igihe ngo twakubera ntayizi nkahita nikubita nko mu Bashinwa nkahita ngo nkahita avuga ati iyi pano ninjiyeho nkahita nanjye mvuga ni reka mbe ncecetse ariko mu kanya ndabacika avuga ati ibintu ntago ndimo nkahita mva ariko nkahita ngaruka kuri Ama-G The Black mani mu dufollowing guforonga si ubuntu. Wowe imeze bite? Nje yanje ni Kagarara turi Kagarara na Instagram. Dusuhuza boss wa B1 Jean twaraye dukoze igitaramo kinini cyane ariko nje reka ndiri gutuma mpereza ura boss wa B1 Jean. Yego Boss wa B1 Jean ndebe kandi unkundi full message ngaho gira n'ubutumwa ugenera Rujama Phones Shop. Rujama Phones Shop boss wanje nawe reka manze nakubitamo kano kavuga ngo ntari ahantu ushobora kuhasanga telefone y'icyerekezo. Telefone imeze neza cyane isi ya technology urumva ntandere ahantu bisigaye bibera telefone y'ubwoko bwose niko Rujama Phones Shop. Ariko Rujama nawe undebe nkunde full message kandi n'undi muntu wese ugukunda n'undi muntu wese nkunda undebe nkunde full message. Nimero yanjye nta muntu azayi nawe wabaye nkanje nta muntu aha nimero yanjye 0788 yego 400 yego 519 ubwo nahise nkubita mbango. Murakoze nanjye yanjye sasa rero ni 079 yego 019 27 94. Murakoze. Hari ikindi mwese hari ikindi ikosa bakoze nukutubona ni ikosa ryakozwe bitababarirwa. Merci kandi nawe Kavumba wari ariko gadi yanze kwiyerekana ba ariko se yazagiye kuri kamera n'utwo tukamuza ni bandi bashaka kumbona mwende ntabwo munzi turakuzi ariko birirwa bakutubaza. Ama-G iyo muje n'umuntu wese iyo ngiye ngo uyu muntu ashaka kubona Sarara mbonye usuri kibona umwe uri ntabwo ari kibona umwe urumva njye mba ndi gufilima turashaka ko bazakubona kuri kamera nanjye nzagufilima uze tukubone nta kibazo yego tubikore nona kandi muri kurya kandi mbonye ari wowe uri kurya kuturusha. Ariko abantu baba bashaka kukubona ariko kuri TikTok nabonye nawe umeze neza bajye bakublessinga Kigali News Channel. ubundi niko yitwa rero iyo ngiye guhostinga njyewe nsigaye hostinga man mu minsi 3 ngiye natangiye guhostinga kandi nabonye abantu bagiye bazana ibintu by'intare ngo bumba ukatinade baje badukubita mu ibintu by'intare fireworks uraba bitandukanye n'intare ingoyi nimba nayibamo no kuvuga ngo ziba zifite amakoyi n'ibintu agiye atandukanye uko zigenda zirusha zizamuka ariko ziba zifite amakoyi n'urane ntago nyaza ariko ndagenda nyamenya kunsobanurira. Umuntu witwa James twamuhimbiye izina ryitwa James King James ni James inde n'abamwise ngo ni James Bond umuntu James Bond juza kuma live n'umuntu wanumyeho namubonye imboga mu menyo ariko naribi blessing usanze wenda atabigeza gutuma ku muntu ama ubona umuntu yavuga nyine gutumika kandi bamutumye none se ntago byavugiwe kuri pano none z'abakate ni ase wowe kucuta juza amana kuri pano uyu munsi nijoro ugomba kuburi
mundebe kandi mu nkunde. Rujama Jama nyabuneka tabara mundebe kandi mu nkunde. nibyo ko oya nimero bayibonye kandi natwe nyine nk'abavandimwe muri turahabaye kandi n'abakunzi ba Kigali News Channel. ariko uremera ko ari twe bantu turi kwataka cyane urabyemera? Uko niko kuri. Eko kuri abantu mugiye kwataka cyane none man turi mu bihe byasama bro. iriya ni imirabyo bro. Inkuba nta subitse inkuba nanjye ndazibitse ntuvuge Bone mukomeze murye rero kugira bitaza no kuza kubahorana dusangire rero. Namahano mugenda mufollowinga cyangwa se mukora na subscribe kuri Amag The Black official. Ngiye kubatamo indirimbo yitwa Kusiga mu ishuka. Kagara nk'iyo ndirimbo yumvise uhita wumva ko haba harimo nk'ibiki? Kusiga mu ishuka. Kusiga kuri sipa. Nabona garaba. Bandebe kandi bankunda. Muturebe kandi mudukunda. Murakoze. Mvugira ngo bon appetit sha. Bon appetit. Mvugira ngo B1G. Mvugira ngo Mango 4G. Mvugira ngo amavuta meza y'ubuto yakarangishijwe ipirawu bayita zahabu akorerwa Kayonza. Urumva? Zahabu gikorwa Kayonza. Ni made in Rwanda. Abantu bira bintu kabisa ni fresh. Ibintu byiza cyane abantu bagenda bashaka. Urabona ukuntu uri kuyatamira sha. Fresh cyane. Turamamaza n'undi muntu ushaka kwamamaza tugane tumufashe. Biroroshye man. Ni irihe jambo ubona isi ikeneye kumva muri iyi minsi? Isi ikeneye gupfuka amatwi nta jambo sibyo, amagambo yose yaravuzwe. Nta jambo isi ikeneye kumva nta n'ubwigira amatwi. Wowe ahubwo mbwira abantu icyo bashaka kumva, uzabane neza n'umuntu wese uko yaba ameze kose. Kubana neza n'umuntu ni gute? Nukuba nta rwango, nta kiriti kumushyiraho, nta kiniki. Ukumva ko wowe abantu bose ari bamwe, abantu bose ari abagaciro ku buzima bwawe. Ariko nanone ariko uwakwipakije yego umwipakurura nanone pakurura tubane neza nabo. Nanone uwakwipakije pakurura mwipakururi. Ubwo se bishatse kuvuga iki? Uruvuga umuntu wakwipakije yakwipakije ariko mwipakurura kuramo. Yes. Wari wabona ikintu cyitwa ngo inuza ibishyimbo bibona imungu urazizi? Muri izi mbuga nkoranyambaga harimo imungu, toranyamo imungu jugunye wazibigwa n'iki ku nkoko. Ibishyimbo biba bigaragara, ziragaragara n'imungu zikagaragara. Kagara wabonye ari ikihe kintu gishimisha abantu muri yawe yakora kugira abantu bishime? Ntacyo. Iki kintu icyo kibazo ngisubije wenda mu mbabarire bitandere bako ntacyo. Nanjye nicyo nari gusubiza. Nta kintu cyashimisha abantu kibaho? Ntacyo. Umuntu yabana nabo gutere abantu batajya bishima. Ariko we barakubwira ngo Adamu na Eva babahaye deni ngo muyirimo. Uwababiri. Ari uwababiri. None mufite abafollowers 1,200. Urumva wowe waza umbwira iki kweli? Nta kintu cyashimisha. Ntacyo. Keretse gupfa nibwo yakwishima kumva ukuntu urupfu rumeze, kuko nirwo tutazi. Nta jambo isi ikeneye, nta kintu byose byarumbishwe mwana. Nose urashaka ko nkubwira igiki gishya? Ngaho mbwira ikintu gishya. Natubwiye igishya bwo ni cyaba iki? Ako muhumuriza abantu abababaye imitima mubahumurize. Bagende bagure parufe. Urumva? Mu bintu byo guhumura byo muhumure. Mugure parufe mwitere murahumura. Jewe nico nabwira abantu, ariko tuba turi kublaga, ariko man kuri iyi si ya rurema abantu bose nasanze ngarebe. Simvuze ngo bankorere subscribe wenda kuri channel.
si ubuntu cyane ugabona ufite abantu bagukurikiranye 60,000 yego ariko ugasanga ufite abasabu 60 abo bantu bandi 50,000 na bingahe baba bari ako njya nkibaza ako kantu kuki mfite video kuri YouTube channel yanjye Kagara Foto mfite video yarebwe n'ibihumbi 194 ufite abasabu bangahe mfite abasabu 6,000 abo bantu bose bari bariyo nabi kuki batakanze gukandaho gusa bro ino si ukuntu imeze bro ino si iragoye man seriye n'ibisazi yego sobanura umuntu mu magambo atatu ntago namusobanukirwa sinanamusobanura isobanure wowe uri umuntu nje ndi mubi cyane I'm bad boy irya kabiri ntuzanyinisha kuko ushobora kunyinisha ukabigendera urababara gatatu nanjye sinzagukinisha kuko nshobora kuza kugukinisha nanjye nkaba nababara Kagara hari umuntu hari igihe bigeze kwisangamo ugahura n'umuntu akaba yakubwira ngo uzi uwundi we nyine utazamenyera uzi uwundi we hari umuntu ugeze kwikubwira yego byari bigenze bite uko byari bigenze ndakeka ntabwo nkeka ngo niko bimeze niko kuri guhari tukitamo kamanze nje kwitira mu bikubwire neza numva nagiye kugura ikintu ahantu muri boutique noneho umuntu akarekera amafaranga nabi ariko nyirizina njye amafaranga nigomba kwishyura nari nayishyuye no mwishyuye arambwira ngo kuri kuba amafaranga make nabwo ati ibintu nafashe rega nishyuye amafaranga yahuye nabyo nyine urumva ibi namba arambwira ngo ubundi uzi uwundi we wowe yari inde nyine umuntu yari inde umuntu ni mubi man nyine yari mubi nyine kumbaza ngo umuntu ni inde nyine nuwo Mungu uzi uwundi nkwereke nuwo nyine wowe ubivugaga nuwo Kagara ndashaka kukubaza njyewe barasaze cyane bahura bambaza ngo uranzi iyo umuntu akubajije ngo uranzi no nanjye uranzi se ubaye umunsi kuri utavuga ngo yego ndakuzi wacecetse ukigendera se rata Kagara noneho ikintu nshaka kukubaza ni kimwe uvuga iki kuri ziriya comment z'aba haters Kenge mvugo ni kimwe ko sananga mufite aba haters areba waye no kamubwire dore umuntu kwanga kwangirira ibyo uzabimubaze nge ndapostinga ikintu nkahita mbona umuntu ngo iyi mbwa y'urutwe man no urumva ko nkunda gukoresha TikTok cyane niho njya nkunda kubona izo comment ariko ngo bashaka kumuzamura urumva cyangwa se nakora nka video TikTok ngasanga ewana comment za mbere zibanze ni ibitutsi ako ngo uyu nguyu ngiye kumubwira ikintu mbana n'abarabura you can't change me who I am ntabwo ushobora kumindura uhise ukubitamo n'akantu k'amashuri tekinolojiya nako kagomba tekinolojiya ubu ingingo y'amashuri igonga ahise itahakana baje bamutuke ibyo bibaho cyane nabonye umuntu wandika comment ngo nk'uyu ngo yari kwiga ngo azakore iki ego hari umuntu ugeze kwiga azakora iki ibyo ngibyo nibyo biryo muri buri munsi ahubwo si bivuze ndahaga wowe komeza ungaburire ikosa yakoze nukumbona n'ubundi azaza bivuga ariko yambonye nukuvuga ngo umuntu akaza kuvuga ngo uyu muntu ari gukora ibi ngibi ngo bizamufashe cyamaji kigize ikintu cyo mu nkoko utangiye ngo jya umenya ko kare nakoze live sinzi niba wari uriho wowe gadi Theo bose babireba amvugira utuntu ariko yafashe nk'iminota nk'itandatu no stop Theo bose babireba ndagushujana uherere aravuga ati kunuka byararangiye aho batuka habagishije harashize none ukurabututse nyoko senge urabututse so na nyoko ngo umenye ko uri guta inyuma yahuye cyakoze mana Theo ni umuhanzi
n'umuhanzi kandi n'umwana mwiza mu buzima busanzwe. Theo respect man, uriya ni umuhanzi. Theo aririmba indirimbo nkumva nkayumva nyine nkumva ibyo ari kuririmba ibyo ari byo, ntabwo ari nk'ibi biririmbo nundi kumva abantu bari kuza baririmba bikamara iminsi ibiri. Theo yadukoreye live akajya kubitamo ngo kubita utababarira, iyo ndirimbo ukumva iracyahari n'ubundi iracyari mu mitwe y'abantu. Ikigeragezo si karande kandi si n'umurari, si umugabane wagabanya ngo ibyago bikokame. Ukumva nyine aduhaye vibe, akanguye mu mutwe hawe, kavuga ati iyi ndirimbo uzi ko nyizi, ariko ubu nshobora kukubaza indirimbo ugahita umwanga ni iyihe hari kandi warayiciye. So rero tumufata nk'umu legend kandi ukora ibintu binini. Afite igitaramo yari yagiyemo muri Bugande, urumva ko ni umuhanzi uri international, nubwo abantu babivuga uko babishaka, ariko nimba umuntu ashobora kuva hano akajya gutaramira Abagande, mana bakaze cyane ko nanjye do uri mu nzira uretse baraza kubimenya, sindatangira kubitangaza, ariko abantu badukunda bose muri Kansanga, Kabaragara turabataramira. ariko none tuzasura abantu bamwe na bamwe, abantu bagiye batubwira ko dukwiye kuzabasura abantu. Nize ko hazaba hari nyine umwanya noneho hari. Ntago nasubira hariya boro ntabonye ya Gopondate, tugomba kuzamusura. Mande kana namusuze. Wamubonye Kagarara. Salute ya Gopondate. Salute. Twese turi kurya ipirawu, Kigali Music Channel nta kintu itazatugezaho. Nta kintu twanabuze. Umwange ndagukanga. Ko twari turi gusuhuza abantu. Ari ku isukari zamuka, nanjye rero. Umuntu uri kuzamura isukari yarakubwiye iki, yarakoreye iki? Uheruka kunzamura isukari yaramwe ngo mfite umutwe munini. Ndavuga ni ko ari njye wikoreye. Nk'uyu mukanda nzugi. Yavugishije kuri kwinshi. None se uwo mutwe uramureba? Naramubwiye ngo nimba ari na munini ntabwo urimo ibintu biki, ni nayo mpamvu ari munini. Gadari kintu umuntu akubwira abantu mana, wiza kunyibutsa ko ndi igikara, ndabizi mana. Ubizi neza ko ndabizi kukurusha. No muri miruwari urireba, ndireba buri gitondo ibyo bintu biri binyibutsa bigumana. Ibigumana kuza umbwira ngo Kagaranga ngo no wapi sawa. Ariko Kagara aho ngaho uragize unyuze kure cyane, arazengurutse. Yes, ni iki kintu giheruka kugusetsa cyane? Nyine giheruka gusetsa umuntu wambwiye ubugoryi. Yarakubwiye iki se umuntu? Ngo arashaka ngo gukora ngo plastic surgery, urumva ngo yo mu Rwanda ngo inyarwanda. Rero ndabaza se imeze gute? Ngo nuko umukodeshereza inzu nkamuha n'ibibanda ibikoni. Noneho abakobwa bakajya baza ngo kugira ngo abakorere nyashi akabitinge kugira ngo bakorere nyashi bakubita amabuna akabyimba. Akabyimba ngo nagashinga ngo yavumbuye. Narasetse nikubita hasi ndavuga ati cyakoze abantu bafite imishinga. Kagara ni iki kintu giheruka gusetsa? Kintu ntacyo mana. Yes. Nanu biracyambabaza. N'iki kiganiro kiri kumbabaza cyane. Nanu biracyambabaza mana. Ni iki? Gadi wari inyama itarakonje. Inyama ndaje nyiriki. Bro ni byinshi, nanjye ntabwo mana nje navutse mbabara. Na n'ubu ngubu ndacyababara. Ubwo rero kumbaza ngo yigerutse kumbaba mana na n'ubu biracyaba. Ni iki cyagushimisha? Ikintu cyanshimisha bro, man kireka abantu bose bagize umutima nk'uw'Imana.
kandi numva ko bidakunda iyo nishaka gushimisha Theo nawe yambwiye ngo aherutse kumbwira ngo mu gitondo Theo kuri pano yanjye yabivuze yambwiye ngo we ngo niba wamuha amafaranga ntiyamushimisha nta kintu kimwe cyamushimisha uretse urukundo gusa urukundo bro ngo rwa mbere Kagara umuntu nonga aramutse aje akavuga ngo Kagara ndashaka umupresinga sibyo akaguriza nka miliyoni 079 019 27 murakoze ako kantu ka mumubone mu mukunde gaje munde mu mpunde wewe akana arakana ariko ke nese majini ariko man uziko nje cyaje ari gutera pompage navuze man umuntu ari gukubita pompage ijana ngi mwikananira umuntu andusha amashuri andusha na siporo ibi bintu nabyo turaza kubyiga no kuvuga ngo ikintu cyatumye uvuga ngo Kagarara aze dusangire nuko oya tugomba gusangira na Kagarara ni inshuti kandi nababwiye ngo jewe umuntu wese n'inkundi umuntu wese mufate nk'uwundi nibyo Theo mu gitondo yakubwiraga so rero njyewe na Kagarara turi inshuti njyewe na Kagarara why not tutasangira umuceri kabisa ushukura nawe tukamushukuza man ari ikintu abantu bibagiwe man ngo usanga umuntu man kwitwara man itariki yo gupfa n'undi kwese izagira igihe dupfa njye nakubwira abantu ngo muzagire murebe isororo man irusororo urebe ukuntu bira bintu bimeze ahantu ukuntu ukuntu situation imeze bari abantu batekerezaga nkamwe man ariko uraza harimo n'abari bakomeye kuturusha ahubwo usanga umuntu abaye nko kwirengagije kazapfa akara bavuga ngo baho none ngo baho nk'uzapfa ejo bigatuma abangamira abantu se bikamutera kubangamira abantu ntabwo bikwiye ko wabangamira abantu rero umuceri shawo ukiriho shamushume yanjye rero umuceri ariko umuceri wari uryoshye uracyaryoshye man ese ko waguze gake uruzi ko waguze Kagarara wenyine ntabwo se ugiye kubona ko bagiye kuzana undi na salade none urundi uraje kabisa rero ibi byose turi kubikesha abantu mudukunda abantu mutublessinga abantu mutwifuriza neza cyane dushimira abantu twasabye gukora subscribe kuva kera na kare bakayikora kabisa kukanga ariko njyewe nkunda no kunenga sinzi rero nta kibazo ninga kugira ngo umuntu amenye ndanenga umuntu utatwifuriza neza ubu ngubu niwo kunengwa ahubwo cyane umuntu araje avuye aho ngaho avuye from nowhere ngo aje kubaza ngo Kigali nizucano ni yande ni Kagarara ese wakibasubije ni yabo ndandeze abo bantu badukurikiye man ni yabo bose barashaka kumenya gute ubundi bayifashe kora subscribe utange comment ese buriya mugani kumenya nyirayo birakenewe biramufasha iki se mu bibazo ubundi gira nyirayo umwe ni yacu twese ni yacu man ni yuriya ni yatwe none nagura ko ino sahani sinimo nayiriraho kakanyisa ni yande ni yacu ngo ni yawe none ni yawe man n'undi uri buze hano iraza kubikira kora aho ngaho wowe kora subscribe nawe uyigireho uruhare Kigali channel Kigali News channel ni yacu kandi ibiganiro byacu ariko natwe tukuye kuri Kigali News channel dufite goal ivuga ko turasabwa abantu 100 bana umva iyo goal iyi sama sinabikubwiraga iriya silver ikimara kuza nukubanza ukayima nkabanza nkayirana iminsi 2 ndarana nayo ibi bintu ugahita umbwira ngo yoherereze nde ingoma ukajya wiga ku ishuri uyifite n'ikigati ukabona gusubirana ibyawe shaka kuko mukore subscribe tugire tuyibone kandi ngomba gukora interview nyifite cyane tuzashaka abantu tuzayigira abantu niba dufasha kugera kuri ibyo bintu oya nawe ko nabundi baradufashije
ntabwo ari uko twatangiye. Turabashimira cyane rwose, turabashimira byimazeyo kandi no kuza gusangira gutya nabyo ni oya tujye tuganira dusangira. aho Kagarara hari akantu bamuguriye umuntu akamuguriye ko icyo akamuguriye tukareka abantu kabereke impari yakatuguriye twese nanjye ntara kandi mfite batuguriye utuntu. Hari umuntu watubonye ati abantu bo muri Kigali n'urucano ndabakunda cyane na Gadi nawe bamuguriye kandi nanjye bamuguriye kandi wabibonye ahangaha. uru ni urukundo mani, uru ni urukundo rw'ibintu tubakorera. n'umuntu duhuye aravuga ati abantu ubundi kubera ukuntu mbakunda urumva akose kuki yagize cyangwa cyari wowe rega wowe uri mu big boss, niyo mpamvu bakuguriye kinini. kano kino kintu ni sawa cyane, nta muntu tumushimire cyane. Hari n'abandi bantu bajya badukurikira atari uko tureba byonyine, ahubwo akanatureba akanatuvugisha, urabizi, akakuvugisha akavuga ati bimeze bite, akakublessinga. Yeme, turabashimiye cyane, ariko ikintu twifuza nuko twagira ibihumbi 100 cyane mbere y'uko umwaka urangira. kandi nukuri ubundi uyu mwaka oya mwaka ni kure ino sama mwabikora abantu bacu erega n'umunsi umwe babikora babishatse. Niba uri kureba ino video ntukagende utakanze subscribe kuri Kigali News Channel no kuri Amag the Black Official. Nabonye mwazamutse nabibonye hari ahantu ndi mubi cyane, navuga ati kuvuga ngo mana mujye mwishimira iterambere ry'abandi bantu, naho mana ubugome ugeze mu bihumbi 20 na bingahe kandi naratangiye mfite 7. Kagarara Kingdom nawe bagende kuko noneho ashaka kurekura amafilme naho yadanje. Nta mafilme uzagishiraho ni amafilme ariko njyewe ntago nababeshya mparaye TikTok nimba ari uko nyigezeho vuba, ariko TikTok iri kumwe kuko uzi impamvu ya TikTok, impamvu nayikunze uraganira n'umuntu nawe kavuga cyane, ariko nk'ibi ngibi bya channel ya YouTube nugushyiraho bategeze abantu bazandika comment iki, ariko njyewe mba ndi kuvugana nawe bush nimba nkubwiye ngo Kagarara wa mugabo bimeze bite, nawe ukansubiza ngo bimeze neza. Oya ariko hari akantu nabonye ngo kitwa ibishanga n'induba mu bigori. TikTok yo baraza kuyitse cyane. TikTok man kuko dufite imboga ziri boosted, bura arajya bura ikosha wamamaza cyane pe. Hari umuntu wacuruje inkweto, none ushaka kwamamaza banatugana kuko njye mfite TikTok ifite ufuraze 68 ibihumbi kuri TikTok. Ni nibyo mpagaze abyumvise aho turaza kuza no gupininga ntuzazaza. Kagara kumbabaje ishyari mu muntu ribamo. Yego iyo ishyari ryiza cyane gira vuba ahubwo tuve mu kiganiro nge live. Nani se kutandaburaga wakigabo we kandi mwizigwa, ariko ngo byakemutse byakunze, uretse ko ikibazo ni kimwe cyonyine Rujama abantu bandeye mahunde man siko iyi fono dore gafone bunagera fe man 07 9 019 94 mubikore pe. Asubu ngo ufashe reka urukundo tubaha everyday, ufashe Kagarara ukaba yabona phone niyo yaba ari muri make ntaribi ariko iyo TikTok akomeza yitwike. Rujama uri boss wanjye, ariko hano hari umuntu ushaka kugira ngo agire ikintu ageraho. yakiriho abantu kiriho hari umuntu buretse gato, umuntu wambujije ngo sinzasubire ngo kuri live ngo amasaha 2 barani nk'abandi bajya ngo ntuzasubire no gutanga nimero za dore y'imye kuri umustar 0788 400 bavuga ko ibintu bidakwisha bande babivuga bazi aho nayibarurijeho, bazi aho nayiguriye. Mubabare muri kubyigana n'umuruho muri kuvunika
sibyo rata cyane man. ubu se Kagarara nujya kubona ukabona afite iPhone 10 na kangahe bazajya kandi birashoboka cyane birashoboka nyine rigano dukurikirwa n'abantu benshi b'ingeri zose afite abantu beza ariko reka tuzi umuntu bita The Ben. The Ben se yakoze aferi ya The Ben nuko mukunda tu. Okay. Ariko The Ben nanjye ni ishumi yanjye nanjye ndamukunda ni umuhanzi bana yirwanye hariko The Ben yirwanyeho yarabikoreye kugira abageze umuhanzi uri international bro ntibyatunaniye we hari ukuntu yagerageje akoresha imbaraga ze twamugisha Benjamin mubyeyi ariko Kagara mbabarira usabe ikintu The Ben mbabarira wumve ubu busabe banza ufunge ibipesi umwana iyo The Ben bagiye kumusabura tuza kamanze mwubahe kabisa kuko Ben umupaka kandi nibiba nzagaruka hano mbivuge batwumve bo The Ben ese uvure kamvuge ko nakoze mufana yego makera kugeza n'ubu ngubu njyewe nta kindi ndi kumusaba ikintu cya mbere reka manze ntangire mushimira ude chapeau aho ugeze kandi Imana izakomeze iguteza imbere urushe aho uri ugere na kuri wifuza mu buzima ariko ikintu ngiye ndi gusaba The Ben dore nyine cya kibazo kimwe turasa ku ntego The Ben telefone mfite bona nitugace kure mahane The Ben telefone mfite isuko kungiye unguru yaga telefone nta kintu byabitwaye urakoze cyane yes wabashimira se kugira ngo wamugani hari n'ibindi bigiye kuza kandi ni ipiro riryoshye fresh byabananiye twebwe turya gake nta rumwa mu rubumba nta pupa erega Kigali n'ucyano menye ko ifite n'amabonsa urumva ntabwo ari abantu baturuka hanze ngo baze ngo bareka kandi n'ahantu twaje naho cyakoze abiri seriye umuhanzi wacu The Ben ntabwo nareka kuvuga ko afite ibendera ry'igihugu cyacu ndabivuga cizamanga bro ntabwo ari ukuvuga ngo ndi kumutakataka ntibyigaragaza nimba umuntu akora show i Burundi bombastic akahuzuza Kampala arena akahuzuza yagera hariya Kampala akahuzu inshuro zirenze imwe bro no muri Amerika azakubita bana Medi ngawumva zana kaga telefone zana reba The Ben reba dore abafana bawe ubutumwa bumugereho pe biri seriye abantu badukurikira ni abantu bumva kandi ubwira umva oya hari n'igihe abantu batanagufasha atari The Ben abafana ba The Ben nkatwe twese n'abakunzi bawe abakunzi ba Madrid njyewe ndaguha 20,000 nituva hano murakoze cyane ngo n'abandi mukomerezeho yego murakoze cyane kandi ibiganiro byacu ni bomba clatinade buretse Kagarara saba yago wameze neza gira vuba yago mwereke kagate yago nje gusa kumuhagurukira cyangwa se yago Pondat mwana wa mama Pondat Garafure papa sa minister of social media my brother from another mother yago dore agafone kanje ubuso uzajya followinga ubuso nzayamureba kandi TikTok ifite abantu 68 ya 8 urumva nyine ubu uri ngira shaka ko nzanakora ikiganiro na yago yago ndashaka ngiye kuza rimwe kuzakureba aho ngaho Kampala Uganda
undebe kandi unkunda ariko iyo siroga yancana undebe kandi unkunda ikosa rimwe wakoze no kutubona yego so mwakoze cyane twagushimiye kandi God ariko uzigaragaze mu bantu ikibazo rwose utazigaragaza Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.